reka duhe ikaze umuvandimwe Peter Fire atugezeho isomo rye. Tumwifuriza ikaze kandi pastor utuze kabisa. Turamenyeranye, uri umuvandimwe, tuganira kenshi hano mu Biryogo. Karibu kabisa kabisa, tuguhaye ikaze. Takbir. Ko mutayikiriza muraho neza mwese. Ndagira ngo mbanze mbashimire by'umwihariko umuryango w'abayisilamu mu Rwanda kubera ibiganiro byiza uba wateguye bigamije amahoro, bigamije ubumwe. Iyo twaje aha ntabwo tuba twaje gukina, tuba twaje kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana, aho turi buze kugaruka kuri iyi ntego ivuga ngo ese Yesu nindi. Birababaje ko abantu benshi usanga yaba ari idini ya Kisilamu, yaba ari abakristo, yaba ari abayahudi, yaba ari n'abatagira idini, yuko usanga batazi Yesu. Nongere mbibutse yuko Yesu ari center cyangwa se ihuriro ryo kwemera mu madini menshi atandukanye. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbafashe by'umwihariko abavandimwe banje. Hari abashehe muri hano, hari abavuga butumwa, hari n'abantu babizera batandukanye. Ndagira ngo uyu mugoroba nabura musobanukirwe Yesu ninde. Ndagira ngo dutangirire muri Qur'an 3:55. Qur'an Imran 3:55 3:55 haragira hati yego إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي yes ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. okay zirika nubwo Allah yavugaga ati yewe Yesu mu by'ukuri nge nzakuzuriza igihe cyawe muzamuri wanjye nkukize abahakanye abantu bahakanye nshyira abagukurikiye hejuru y'abahakanye. Takbir. Abakurikiye Yesu bari hejuru y'abahakanye, abakurikiye Yesu bari hejuru y'abatemera, abakurikiye Yesu bari hejuru y'abatizera, abakurikiye. Rero Qur'an ivuze ngo abakurikiye. Warakurikiye nawe? Wakurikiye Yesu? Soma Qur'an 19:21 havuze hate. Qur'an 19:19 yego aravuga ati mu by'ukuri njye ndi intumwa ya Allah. Jewe ndi intumwa nyagasani wawe yego kugira ngo nguhe inkuru y'umuhungu w'umuziranenge. Aravuga ati ni gute nagira umwana w'umuhungu kandi nta muntu wigeze nkoraho ntarigeze mba n'indaya. Aravuga ati uko niko nyagasani wawe avuze, niko bivuze. icyo kuri jye kiroroshye cyane. uzamugira igitangaza ku bantu n'impuhwe. Buretse Sheikh ngo nzamugira igitangaza. Hari abantu muri iki cyumweru bakwiye kujya kubatizwa mu mazi menshi, bakwiye kubatizwa nk'uko Yesu yabatijwe, kuko wongera usubiramo ako kantu ugasubiramo neza. Aravuga hati tuzamugira igitangaza mu bantu n'impuhwe ziduturutse. Iyo ni Qur'an. kandi n'itegeko ryarangiye. So rero ndagira ngo mbereke ko yaba ari Qur'an yaba ari Bibiliya igaragaza ko Yesu atandukanye n'abantu. Mu rurimi rwacu rw'icyarabu, Isa bin Maryam, Yesu mwene Mariya, yabayeho mu buryo bw'igitangaza, yakuze mu buryo bw'igitangaza, yakoreshejwe ibitangaza, kandi Qur'an ihamya ko umuntu wese umwemera umukurikira yashyizwe hejuru y'abataramukurikiye. Soma Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 14:6 havuze hate. Yohana 14:6 havuze gute? Aravuga hati 14 Yohana 14:6 haragira hati Yesu aramubwira ati ninjye nzira
nijye nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Yesu muri Bibiliya, Yesu muri Korani bagaragaza yuko adasanzwe. Icya mbere yabayeho mu buryo budasanzwe, hatabayeho guhura kw'imibiri k'umugabo n'umugore, Korani iramuhamya. Icya kabiri, Korani igaragaza ko Yesu yakoreshejwe ibitangaza bikomeye yaba muri Korani no muri Bibiliya. Icya gatatu, Korani igaragaza ko abamukurikiye bari hejuru y'abataramukurikiye. Reka rero twibaze, wowe wakurikiye Yesu? Wowe se uramwemera? Wowe se uramwizera? Niba umwemera, waramukurikiye, umwizera, uri hejuru y'abataramukurikiye. Ndashimira Allah subhanahu wa ta'ala kubera yuko abayisilamu bo mu Rwanda bamaze gukunda Yesu ku kigero cyo hejuru, barimo baragenda barushaho kwegera, barimo barushaho. Twebwe mu gikirisito twemera ko umuntu wese wemera Yesu, umuntu wese wamukurikiye aba ari umwigishwa we. Reba umuntu mwicaranye ku ruhande umumbarize ngo uri umwigishwa wa Yesu, ngira umundebera umubwire ngo waramukurikiye se? Sheikh, nawe wakurikiye Yesu? Have you followed Jesus? Waramukurikiye Yesu? Umemfuata Yesu? Oh my goodness. Ndimo ndasenga Imana ngo uyu mwaka uzarangire mbatije nk'abantu nk'ibihumbi 10, kandi byanezeza bamwe muri mwe muri hano namwe mubatijwe, kubera ko umuntu wakurikiye Yesu akora nk'ibyo Yesu yakoze. Yesu yarabatijwe mu mazi menshi, Yesu yamanukiwe n'umwuka wera, ibyo bita Roho Mutagatifu. Birakwiriye yuko muri uyu mwaka ubutumwa bwa Yesu burushaho kwamamara. Birakwiye ko muri uyu mwaka Yesu arushaho gukurikirwa. Iyo nagira ubuntu nkinjira mu musigiti gusari, ushobora kwibaza ngo pastor ise nawe ajya sa? Yes, kubera ko namenye Yesu, kubera ko nakiriye Yesu, kubera ko nakurikiye Yesu. Yesu rero nindi? Yesu icya mbere yazanye ubutumwa kuri iyi si, messenger. Kabiri, muri Timoteyo 5 hariho Imana imwe n'umuhuza yigize umuntu, ni Yesu Kristo. Yesu ninde? Yabaye intumwa, yazanye ubutumwa. Yesu ninde? Yabaye umwana w'Imana. Yesu ninde? Yohana 1:1. Ndagira ngo dusomere mu nyandiko Yohana 1:1 kugeza ku murongo wa 2. habuze gute? Yohana 1:1. Yohana 1:1. Yego. Mbere na mbere hariho jambo. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Jambo yahoranye n'Imana. Kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Mbere na mbere yahoranye n'Imana. Ibintu byose niwe wabiremye. Ibintu byose niwe wabiremye. Ndetse mu byaremwe byose. Mu byaremwe byose. Nta na kimwe kitaremwe nawe. Urakoze cyane. Hari ihurizo rikomeye cyane bigora bamwe mu bavandimwe muri hano gusobanukirwa ukuntu Yesu ashobora kuba umwe n'Imana. Ndashimira abashehe bari hano n'abantu bize kandi bagerageza gukurikira, uretse ko hari amasomo amwe bagiye bigisha akabacaho ntibashobore kuyafata neza. Harimo n'uburyo ushobora guhuza Yesu na Allah. Ntushobora gutandukanya Yesu n'Imana. Ababyeyi benshi muri hano ndabizi ko mutegura neza kandi ibiryo byiza. Iyo umuntu agiye gutegura ubugari akenera ibintu 3 bikurikira. Icya mbere akenera ifu, icya kabiri akenera amazi, icya gatatu akenera n'umuriro. Iyo umaze guhisha ubugari, hano turi mu maresitora, ukaba watanga ikizami muri ubu bugari, ndagira ngo nkuriramo ifu, kurema n'umuriro, kuremo n'amazi, nibwira ko nta wabishobora. Hari ibintu mu bitekerereze yacu no mu myumvire yacu
bigoye cyane kumva, ariko iyo wakiriye umwuka wera, iyo wakiriye imbaraga z'umwuka wera, ushobora kubisobanukirwa mu buryo bworoshye. Bayisilamu rero muri hano, namwe mutari abayisilamu mwitegura gukurikira inzira z'Imana, Yesu ntushobora kumutandukanya na se. Aho niho abantu benshi bigoranira. So rero Yesu ninde? Ni umwe na se. Ndagira ngo nsoreze ku cyanditswe kiri muri Matayo, aho marayika w'Imana Jibril muri Korani niko bavuga, yaje asanga Mariya, aramubwira ngo Mariya, nkuzaniye ubutumwa bwiza bw'inkuru nziza, dore ugiye kuzabyara umwana, azitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Ntabwo ushobora gutandukanya Imana na Yesu. Bavandimwe banjye rero muri hano, namwe mwese munteze amatwi, ndagira ngo mbabwire yuko Yesu ni umwe na se, kandi ntushobora kuvuga yuko uzi Allah utazi Yesu. Reka rero mbifurize umugisha w'Imana, kandi mbifurije gusobanukirwa. Takbir! Umuyisilamu utavuga aka kantu rwose byazamugora kugera muri Arijana. Takbir! Oh my God. Takbir! Murakoze. Allah abampera umugisha. Naam. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bavandimwe rero, uyu niwe Peter Fire, ariko ntiturabona fire, twamaye iminota 25. Reka duhe umwanya umuvandimwe wacu wambiri wacu nawaza hano wafata iminota twamugeneye kugira ngo asubiremo amasomo y'umuvandimwe, hanyuma atugezeho Yesu. Mwebwe abayisilamu mumwemera gute? Fadala Amir. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Peter Yesu ashim. Hallelujah. Amen. Shikara. Chakumushitura. Kwa kweli acha tushukuru Mwenyezi Mungu. Reka dushimira Allah kutupatia dini ya haki. Kuwa yaraduhaye dini y'ukuri. Na akateremusha mtume wa mwisho. Allah aza kuduha intumwa ya nyuma, bucura bw'intumwa. Na akampa kitabu cha mwisho. Aza n'igitabo cya nyuma cyo Quran. Ni mtume Muhammad. Nawe ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amahoro n'imigisha abikuriwe. Nashukuru tena ndugu yangu Peter. Ndashima umuvandimwe Peter duje ubunyarwanda. Kwa kweli mu by'ukuri maneno nazungumza, amagambo waganiriye ni mazuri na magambo meza yumvikana, lakini nimekusikiliza, ariko nagumye kukumviriza, unashindwa kusema, wananiwe kuvuga. Je, ese Yesu ni Mungu, ni Imana, ni mtume, ni intumwa, anakwepa kwepa, kagenda kwepa kwepa tu, ari hafi ya Imana bari ubumwe ni Imana, ubumwe bwahe. Nashindwa sijue nini amefundisha kweli Waislamu. Ye mukuri nananiwe kumenya icyo yaragamije nicyo yigishije, lakini ariko andiko ameleta ya Qur'an, inyandiko yazanye ya Qur'an ndio imemumaliza yonyine, niyo isa nkaho yamurangije mwisho kabisa, niyo yarangije 3:45 Qur'an. Sikia sasa vile imekumaliza. Iyo nyandiko buryo yakoragije Qur'an 3:45. Zirikana ubwo abamarayika bavugaga bati yewe Maryam, mu by'ukuri Allah araguhindura nziza, ijambo riguturutseho. Sawa, rimuturutseho. Hapo ni malaika Gabrieli. Ari malaika Gabrieli rero wakati alikuja kwa Maria, yazaga kwa Maria kumuletea habari, amuzaniye ubutumwa vile atachukua mimba, uburyo azasama inda ya kumzaa Yesu, yo kubyara Yesu. Ndio malaika anaongea na Mariam. Malaika Gabriel kuganira na Maria. Izina rye ni Masihi Isa mwana Maria. Unasikia jina imetoka mbinguni. Ni izina rya Yesu ryavuye mu ijuru bavandimwe. Sio Emmanuel. Ntago ari Emmanuel uko bamwe babivuga. Hapana. Oya. Jina imetoka mbinguni. Izina ryavuye mu ijuru rya Yesu. Ni Isa. Ariwe Isa. Mesia. Yesu. Mesia. Yesu. Ama Mesia. Cyangwa Mesia. Endelea andiko.
ni nyiricyubahiro ku isi yego no ku mperuka yego kandi azaba mu bari hafi. heshima yake iko duniani icyubahiro cye kiri mu isi na siku ya kiyama, no ku munsi w'imperuka. na sisi Waislamu hatupinge. natwe ntabwo tubipinga nk'Abayisilamu. Sababu gani? kubera iki? Ana heshima yake ya mtume wa Mwenyezi Mungu. afite icyubahiro cye cy'uko ari intumwa y'Imana hano mu isi. Hakuna mwenye atamuvua. nta n'umuntu wamwambura icyo cyubahiro cye. Hiyo ni kweli. uko ni ukuri. Hatuyaikataa. ntabwo turabyanga bavandimwe. Nani atamnyang'anya Yesu utumwe wake? ninde wakwamburira Yesu icyubahiro cye cy'uko ari intumwa y'Imana? Hakuna. nta n'umwe wabona. Ukisema hivyo iyo uvuze gutyo rero ni kutudanganyia. ni ukutubeshyira muvandimwe. Endelea. kandi azaba mu bo hafi. Azaba muba mu bantu n'abantu. ntabwo ari Imana. yego hari abandi bantu bazaba bafite icyubahiro nawe azabamo. ntabwo azaba n'Imana. Sio ye mwenyewe atakuwa na heshima. ntabwo ari we wenyine uzaba uri hafi y'Imana. Atakuwa miongoni ya watu wako karibu ya Mwenyezi Mungu. azaba ari mu bamwe cyangwa ari muri bamwe bazaba bari hafi y'Imana. Sio ye mwenyewe. ntabwo ari we wenyine. Sasa pastor none rero pasiteri we ametafuta kuonesha kama ni Yesu ye mwenyewe. yashatse kugaragaza yuko nyine ko ari Yesu wenyine uzaba uri hafi y'Imana. Atengwa takbir. Allah. Komeza. azavugisha abana kivuka. Unasikia? Hiyo ni ajabu imefanyikana kwa Yesu. icyo ni igitangaza kiri muri Korani kitari no muri Bibiliya. Hiyo ajabu icyo ni igitangaza gikomeye. hautaipata mu Biblia. Bibiliya yose wisomye ntabwo wabona umurongo umeze nk'uriya uri muri Korani. Pastor, ukanionyesha ndani ya Biblia. Yego. Kwenyewe Yesu Yego. alisema baada ya kuzaliwa uje unibatize. Pastor, turashaka utwereke muri Bibiliya aho Yesu mwene Mariya yaba yaraganire kiri uruhinja muri Bibiliya. duha umurongo. Ukinionyesha utwereke ibyo bintu unipeleke Nyabarongo. icyo gihe ubutware Nyabarongo kujya kumubatiza. nalizi kwa kujana muri Yorodani hano mu Rwanda. Hautaipata. ushobora kubona iyo nyandiko. Hiyo heshima icyo cyubahiro rero ni Korani inampatia. ni Korani yamuha icyo cyubahiro Yesu. Ni dalili ya kuonesha tunampenda Yesu. ikimenyetso kigaragaza yuko twebwe Abayisilamu duha icyubahiro Yesu kurusha nuko Bibiliya imuha icyubahiro. Takbir. Hakuna. ntabwo ushobora kubibona. Ibeshi Yekulahi anaitosha wapi? Mumuka wera rakakacha. Sio hivyo muka wera. ntabwo ari ibyo gihe umwuka wera. Vile Yesu amefundisha muka wera. uburyo Yesu yigishije umwuka wera. Yohana 6:65. Yohana 6:63 Yesu aravuga ati umwuka ni utanga ubugingo. umubiri yego ntacyo maze. Yesu ati amagambo mbabwiye yego niwo mwuka kandi nibwo bugingo. umwuka ari amagambo ya Yesu. Allahu Akbar. Tunakamata tunaweka wa acha hapa haukwepi. anga nta hantu wadukwepera pastor. Korani rero tunarudia huko. dusubiye muri Korani kandi wanaomfuata Yesu abamukurikira Yesu. Pastor wewe unamfuata Yesu? wakurikira Yesu koko kweli? ngo Yesu 11:28 Matayo anasema Matayo 10:28 Yesu aravuga ati mwese abarusha n'abaremerewe nimuze musange n'abaruhura mwemere kuba abagaragu banjye munyikireho. Pastor unasikia? Tuige kwande muwe mikrofoni. Pastor tuige kwande twigire kuri Isa ariwe Yesu 14:13-12 Yohana igice cyaho cya 14 ku murongo waho wa 12 14:12 yego haranditse agira ati Waislamu muombe dua Mwenyezi Mungu achanishe kazi yake na mvua. Mvua ni yake na kazi tumo ndani ni yake. Atupitishie mbali na atupatie muda lauma. Amen. Endelea. Nukuri ndababwira yuko Yesu ati nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo
yego nawe azayikora. Subira neza pastor abyumve. Yesu ati yego 14 Yohana 12 nukuri yego ndababwira yuko pastor adasaba ukurikire neza iyo nyandiko. Umwizera wizera Yesu imirimo nkora imirimo akora nawe azayikora yego ndetse yego azakora niyiruta. Iyo Yesu ya pastor Yesu yarasengaga. Muhe microphone. Ngiyi microphone. Yarasengaga. Ndashaka njewe nawe turebe ninde akurikira Yesu. Tugomba kwiga kwande. Yes. Aravuga ati yego unyizera. Yesu anasema anayeniamini mimi. Yesu ati unyizera yego imirimo nkora. Na kwani sio maneno sheikh. Na gari amagambo. Yesu anasema imirimo ni vitendo. Ni bikorwa. Imirimo ni bikorwa. Nawe azayikora yego ndetse yego azakora niyiruta. Sawa kabisa. Hapo sio maneno ni vitendo. Aho ngaho ntabwo ari amagambo ahubwo ni ibikorwa. Tutafute vitendo vya Yesu. Turebe ibikorwa bya Yesu mu gusenga kwe. Cha kwanza cha mbere Yesu ni kusali. Yesu ni gusenga. Hakuna kitu kiko kizito kama kusali. Nta kintu kibaho mu bintu by'Imana nko gusenga. Najua pastor, David pastor kuna wakati hari igihe anajiiba ajya yiba anaingia msikitini akajya mu musigiti wallahi anasali akajya nagasari nguyu arahari tu ndabeshe agasari arakubitwa lift. Iyo vitendo vya Yesu ibyo bikorwa bya Yesu rero pastor tuangalie wanani wanamfuata. Turebe abamukurikirana ese ni abakristo cyangwa abasilamu. Naomba vya Nzobe aje hapa. Ndasaba musaza Nzobe simama hapa. Hagarara ngaho Nzobe. Khamis Nzobe mu mutima. Yego ko igikara ku mubiri 14:32 14:32 Mariko. Fanya haraka. Bajana hitwa Simon. Yesu agiye Getsemani. Pastor hii andiko anaijua. Arayizi cyane. Maze abwira abigishwa bati yego ni mube mwicarana mbanza senge. Mube mwicare hano mbanze senge. Aha. Ajana Petero na Yakobo na Yohana atangira kumirwa no gari ku mutima cyane. Sawa. Arababwira ati umutima wanje yego ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Yego mugume hano mube maso. Urikumva Yesu igihe tukusenga aravuga mugume hano mube maso. Lakini wateknisia ariko bateknisia dufite mu bakristo usibataje. Kubera iki? Sema tu bateknisia. Hako nibo watu wanaelewa. Oya nego teknisia. Wao wanakuja iyo baje kubyabana ngo basenge wakati ya kusali. Igihe cyo gusenga barabambia watu barababwira ati muhumirize dusenge. Kandi Yesu aravuga Yesu nawe ati mube maso. Baravuga humirize. Abati muhumirize dusenge. Bari kumwe na Yesu. Ubukwere ahangaha ubwenge iki kintu cya mbere bari kumwe na Yesu. Bari kumwe na Yesu. Yesu mube maso. Sisi Waislamu wakati ya kusali igihe cyo gusenga tuko macho. Turi maso tureba. Naenda kusuna ya Yesu. Twega turi gukurikira Yesu mu bintu byo kintu cya mbere. Wewe muko musuna nani ya kufunga macho? Ni byabo bizaniye kimya. Cyo ni cyambere. Komeza. Yesu yigira imbere hato. Yesu yigira imbere hato. Subiri. Pastor. Unaingia msikitini kusali. Wagiye msikitini kujya gusengura bireba. Anayeongoza ibada ya kusali. Umuntu uyobora amasengesho bese aba musikiti anaenda mbele. Ajya hita imbere. Kufika mbele. Iyo hisi imbere. Waislamu wengine abasilamu batera umugongo akabasiga inyuma ye. Na Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi. Yari kumwe n'abigishwa be. Akawaacha nyuma. Abasiga inyuma ye. Tena wanasimama. Kandi bahagaze. Akaenda mbele. Aje imbere. Huyo anayeongoza. Uwo uyobora abantu. Anaenda mbele. Ujimbere kubayobora. Anaitwa imamu. Niwo bita imamu. Ni kusema na Yesu. Kuvuga ngo na Yesu wa imamu kwa wanafunzi wake. Yari imamu kubigishwa be. Hiyo cheo tunaipata wapi? Icyo cyubahiro tugisanga he? Mu Uislamu. Unasikia Yesu na kugiti cye. Si ndo tunamfuata. Nitwe tumukurikira. Kwa matendo, ku bikorwa na maneno, n'imvugo. Endelea. Komeza. Yuba mahasi arasenga. Ngiki? Yuba mahasi arasenga. Ushobora kufata hiyo mikrofoni. Yuba mahasi arasenga. Pastor fata mikrofoni. Ngo azayifata mu gihe cye. Sawa. Birashushe. Yuba mahasi
arasenga. 2:3 waraka wa Yohana. Urwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya 2 ku murongo wa 3. Yeye ndio amefundisha. Niwe yigishije. Wanani wanafuata Yesu? Ni bari bakurikira Yesu. Sasa tuko tunaangalia ni wanani. Ni bande. Basta wanani wanasali hivi. Anasema ni Waislamu. Haribu subiza, arasubiza naza wenyine kuri mikoro. Wewe subiri. Sawa. Endelea. Niba yaragiye mu musigiti ni yababonye se. Yabyoniye. Rwa mbere rwa Yohana 2:3 aragira ati iki ni cyo kitumenyesha yuko tumuzi. Genda gake. Acha. Kasubiremo. Iki nicyo kitumenyesha ko yego tumuzi Yesu. Takbir. Nicho kitumenyesha ko twebwe Abisilamu yego tuzi Yesu. Acha. Komeza. Nuko twitondera amategeko ye. Nuko Abisilamu twitondera amategeko ye. Endelea. Kuko uvuga kamuzi pastor aravuga ko amuzi Yesu niyitondera amategeko ye. Yego n'umubeshi. Ko mutamaya mashi. Endelea. Ukuri ni kuri muri we. Wapi? Ariko umuntu wese yego witondera ijambo rye. Yego tekereza umuntu wese witondera ijambo rya Yesu. Urukundo akunda Imana. Urukundo akunda Imana. Urikumva? Yesu akunda Imana. Ntabwo ari Imana ariko akunda Imana. Rubana umaze gutunganyirizwa muri we. Abandi ego bavuga bakunda Yesu cyane. Si mwamumvisha? Tukunda Yesu cyane. Bakurikira Yesu sana. Arashima. Agarashima. Abisilamu mu Rwanda. Ego bakunda Yesu. Bakurikira Yesu. Ego. Takbir. Allahu akbar. Baravuga twaramumize. Yesu ari muri nje. Nawe ngindi muri we. Nanje ngaba muri we. Yego. Bakakubita kamuziki. Namumva mu mutwe, namumva mu gatuza, namumva mu mugongo, namumva ku kibuno, namumva ku birenge. Uramumva ku birenge ni bodaboda. Koko mtume wa Mungu musikie ku intumwa y'Imana uyumve mu birenge koko nka Yesu ukomeye kweli. La Marisa icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Yego. Kuko uvuga ko ahora muri we. Yego. Akwiriye abantu mukurikira neza. Uvuga ko ari ahora muri we muri Yesu. Yego. Akwiriye nawe. Yego. Akwiriye nawe. Yego. Kugenza. Yego. Nkuko yego yagenzaga. Bas. Ni bande babikora? Abasilamu. Ushaka iki? Icyo ushaka baguhe yawe. Bara. Kwa hiyo pastor rero kingine ikindi kwa maneno ku magambo tunamfuata Yesu. Kurikira Yesu. Hiyo ya kusema Yesu mwami. Iyo kuvuga ngo Yesu mwami. Yesu mwami. Yesu alikataa. Yesu yarabyanze kugitike. Tunatoa mfano ya vitendo. Twamaze gutanga urugero rw'ibikorwa. Sasa kwa maneno msikie Yesu. Ku magambo ya Yesu rero. Soma 12:28. 12 Marko. Yego. Marko igice cya 12 ku murongo wa 28. Sawa. Yesu aravuga ati. Yesu bavuga ko Yesu ni mwami. Abantu bose muri hano muumve Yesu agiye kutusubiza. Ese Yesu ni mwami cyangwa nagwari umwami? Soma. Nuko umwe mu banditsi yumvisha bajya impaka. Yego. Amenya yuko Yesu abashubije neza. Yego. Aramwegera amubaza ati. Yego. Mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe Yesu we? Ulikumva kibazo babajije Yesu. Itegeko rya mbere mu byose ni yeye. Nirihe? Yesu aramusubiza ati. Iry'imbere ngiri ngo. Yego. Umva Isirayeli Uwiteka Imana yacu. Yego. Niwe mwami wenyine. Acha. Niwe mwami wenyine. Niwe mwami wenyine. Ntabwo ari babiri. Yesu reka mucomekemo wa kabiri ariko. Oracomeka wa kabiri. Wewe wabusudiriye kandi birasudika kava. Hiyo sudire haitakamata. Ntabwo bintu ufate muvandimwe. Hapana. Oya. Unaitia kumamesa. Icyo gihe uko kumamesa.
Ndiyo sababu sisi Waislamu twebwe abayisilamu hatuna mingi ya kusema. Ntabwo dufite byishwe n'iminota yacu yarangiye. Pastor, ujue kama sisi Waislamu, Pastor, kuva none umenye twebwe abayisilamu tusiende tunakatakata ko gushaka gucengana. Yesu ni mtume, Yesu ni intumwa, tunamukubali, turamwemera, turanamukunda. sio Mungu, si Imana, hakuwahi kuwa Mungu, yigeze aba ni Imana, haiko Mungu, si ni Imana, na hata kuwaka Mungu. nta nubwo azigera aba ni Imana. Yesu hawezi kuwaza hata kuwa Mungu, ntashobora no gutekereza kuba yaba Imana. Sababu gani? Kubera iki? Umuntu kweli anaweza kuwaza kuwa minister, ashobora gutekereza kuba minister runaka. Mtu anaweza kuwaza kuwa deputy, umuntu ashobora gutekereza kuba umudepite ama mwalimu cyangwa umwarimu runaka cyangwa umupasiteri. Lakini mtu ariko umuntu hawezi kuwaza kuwa Mungu, ntashobora gutekereza kuba Imana. Haiwezekani, ntibishoboka. hata mundoto n'umusozi ye. Yesu ni mtu, ni umuntu, sio mtu. Ntago ikiwa ni mtu, niba ari umuntu, Yesu hawezi kuwaza kuwa Mungu. Yesu ntashobora gutekereza kuba Imana.